meze nk'umuyaga uwa cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haleluya. Ngo bari ubundi ngo reka duhere aho bihera. Ako cyane twakigumisho. Pentecoste ni iki? Ubundi Pentecoste ni umunsi mukuru n'ubundi abayuda Imana bategetse kwizihiza bawitaga Shavuot. Ni umunsi wa Shavuot cyangwa se ni umunsi w'umuganura cyangwa se umunsi w'umusaruro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo byibuze uyu ni umunsi mukuru wabaga rimwe mu mwaka. Noneho abayuda bakava aho batuye mu bice bitandukanye bagahurira ku rusengero rw'i Yerusalemu bazanye imiba y'umusaruro w'iby'Imana yagize gute yabahaye. Haleluya. Noneho rero bagaturuka mu mihanda itandukanye bagahurira ku rusengero rw'Imana cyangwa se ahantu hari ihema ry'ibonaniro bataruba ku rusengero. Bamaze kuba ku rusengero bahuriraga aho ngaho ku rusengero rw'Imana. Buri nzu yose y'Abisirayeli azana imiba ikazana umusaruro w'umuby'Imana yabahaye. Haleluya. Mu yandi magambo noneho Imana yababwiye ngo uwo munsi uzajya uba uhereye munsi Pasika yabaye muzajya mubara ku munsi wa 50 ni uwo munsi mukuru wabaga w'umusaruro cyangwa se w'umuganura. Ku munsi wa 50 nibwo uwo munsi mukuru wabaga. Noneho mu yandi magambo Pentecoste usobanuye umunsi wa 50. Haleluya. Twebwe rero twita Pentecoste kubera iki? Kuko uwo munsi juste wa 50. Haleluya. Uhereye umunsi Yesu amaze kuzamuka ku munsi wa 50 amaze gupfa wese umwango uhereye umunsi Yesu apfuye n'umunsi Yesu amaze kuzamuka mu ijuru ubaze iyo minsi yose wari ku munsi wa 50 n'ubundi mwuka wera yaje ku munsi w'iki wa 50. Uwo munsi wa 50 rero bihurirana na wa munsi mukuru w'iki w'Abayuda. Bari bavuye ahantu hatandukanye bose bahuriye aho ngaho mu kibuga baje mu minsi mikuru. Hanyuma rero hari abantu bafite ibibazo cyane. Hari abantu bitaga intumwa za Yesu Kristo. Umugabo bakurikiye imyaka 3. Muribuka Petero Yesu yamusanze aruharoba sibyo? Aramubwira ati Petero nkurikira nzakugira umurobyi w'iki w'abantu. Petero ajugunya inshunduro, Petero ajugunya ubwato, Paulo asigibi amafi yaramaze kuroba akurikira umugabo udafite ikintu na kimwe. Haleluya. Natwe bavandimwe imbaraga z'umwuka wera zidufasha gusiga iby'isi, zikadufasha gusiga kamere, zikadufasha gusiga ibisa nkaho bidufitiye umumaro, tukabisiga tugakurikira nde Kristo. Haleluya. Mu gihe bamwe byabananiye kubisiga, wowe imbaraga z'umwuka ziragushoboza ukabisiga neza cyane ugakurikira Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo kubwa Kristo. Turi mu isi yo kwikunda cyane. Turi mu isi yo gukunda amafaranga. Turi mu isi yo gukunda icyubahiro. Turi mu isi yo gukunda iby'isi cyane. Ukandi ukugira iyo nyota yabyo cyane, ukabirarikira cyane, ukabirutisha Imana, ukabirutisha Yesu, birangira bya bintu bibakirwamana mu buzima bwawe. Suko ari bibi, amafaranga ni meza Imana yaduhe mu izina rya Yesu. Amazu ni meza Imana yaduhe mu izina rya Yesu. Amamodoka ni byiza byose Imana ibiduhe ni byiza turabikeneye. Ariko ntabwo tugomba kubirutisha Imana yacu. Ntabwo tugomba kubikunda ngo tubirutishe Yesu. Ngo bidutwara umutima bitujyane oya. Rimwe na rimwe hari igihe tubyereka kugira ngo dukurikire Kristo. Nibyo Paul avuga ngo ibyari ndamujya nabihinduye igihombo kugira ngo nkurikire nde. Mu gihe cya Pentecoste rero ni igihe twahabwa izindi imbaraga z'umwuka wera. Rimwe na rimwe tukareka ibitunezeza, tukareka ibinezeza kamere yacu, ahubwo tugakurikira ubushake bw'Imana, tugakora ubushake bw'Imana, tugakora ubushake bwa Yesu, tugakora ubushake bwa Data. Rero kubw'inyama n'amaraso biragoye, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera biroroshye birashoboka. Reka rero twakira imbaraga z'umwuka wera
zidushoboze gukora ubushake bw'Imana. Haleluya. Petero arabitaye akurikiye Yesu. Akurikiye Yesu n'abandi bose bataye ibyabo bakurikiye Yesu. Haleluya. Hari abantu bakurikiye Yesu bakururana n'ubwato tu barabuzana. Yesu turamukurikiye ko n'ubwato turabutwara. Hari abakurikiye Yesu ati turamukurikiye ko n'inshundura zacu ntabwo tuzisiga turazijyana. Ibyo bizakuremerera mu rugendo rujya mu ijuru. Ibyo bizakuremerera gukora ubushake bw'Imana. Ibya Kayisari ni ukubihande Kayisari. Iby'Imana tukabiha iki Imana. Mureke ikintu cyose tugikorere mu mwanya wacu. Haleluya. Haleluya. Petero arabisize arigendeye. Bakurikiye umugabo imyaka 3 yose. Ngabo i Galilaya, ngabo i Yerusalemu, ngabo i Nazareti, ngabo i Samariya. Bazengurutse bagenda n'amaguru nta modoka y'irenge. Bamureba bati uyu nguyu arimo imari tu ishyushye. Natwe azatugirira neza. Umunsi ngo bicaye batangira kwibwirana hagati ngo ariko ubundi ngo ninde uzaba umukuru muri twebwe mu bwami bw'Imana. Ninde uzaba kiyongozi, ninde uzaba leader. Umva bo bafite expectation yuko nyine umwami Yesu gazima bazaba ari bikomangoma kandi mvuga ko ari mwisi. Bumva ko ari mwisi nyine nabo umwese akayigariza gukore gushimwa n'umwami Yesu kugira ngo azabe hafi aho ngaho. Baraje baricara atago mujije ko ture uko dukora murabona ninde uzaba umuyobozi muri twebwe, ninde uzungiriza Yesu. Yesu arabwira ati mwe ni mutuzi, ni mumere nk'abana batoya, ni mutuze mumere nk'abana batoya. Bavandimwe, umugore umwe araza asanga Yesu yarafite abana be babiri. Hari ababyeyi bazi buriya gutereta si ibya none. Reka mvuge ngo gutereta byo gutanga ruswa. Reka mvuge ruswa si ya none. Ruswa si iki? Si ya none. Kandi ruswa si amafaranga gusa, hari na ruswa murare. Muzi ruswa murare? Ruswa murare. Ruswa murare ni mbi cyane. Ngo ikiyoni cyari kiri mu giti hejuru, bakame ngo ujya munsi. Ikiyoni gifite inyoni, nako gifite inyama mu kanwa. Bakame ngo uburyo yakwambura kira kiyoni inyama. Yabona bakame ntiri buzamuke ngo ugere hejuru. Reba ati iki kiyoni ndakizi, ngiye kugiha ruswa morale. Kiti kiyoni we wambara neza urarimba pe. Wewe niyo costume wambaye. Reba wambaye costume y'umukara imbere n'akantu k'umweru. Ikiyoni ati ndakuze bakame we uri nyaryenge. Urashaka mu mutima ariko ubwo urashaka mvuge inyama yanjye itakare. Ntabwo mvuze kiranuma inyama kirayigundira. Bakame ati si ikintu mpaye ruswa morale kikaba kitavuze. Kirareba atariko kiyoni we ati mu byaremwe byose ugira ijwi ryiza. Ati uririmbye twese turatwarwa n'amangara mutima. Ngo reka noneho ndirimbe ngo kigiye kuba kicyasama inyama biratakaye. Kiba bakame barayitoye. Hari byo bita rero ruswa murara. Umudamu aracunga asanga Yesu yicaye. Arambwira ngo umwami Yesu zitaba abana babiri. None reka mbe mwisabira hakiri kare. Je nabibonye uzakomera. Uzaba umuntu udasanzwe. Ndashaka umwe azajya iburyo bwawe, azicare iburyo bwawe, undi azicare ibumoso bwawe. Imyanya yose barayifashe. Ba Petero ubwo bagombaga kuza ari abagata ari abakabiri ko birikoze. Umwe yagombaga hariya kuza ari wa kabiri, undi akaza ari wa kabiri. Ba Yohana bari gituza buri bari kuza bakurikiye abo bana. Abana nyina yabahaririye iki? Yabaciriye inzira. Yesu aramureba ati umugore we, igikombe nzanyweraho aba bana bazakinyweraho. Biteguye kunywera ku gikombe nzanyweraho. Ataka ibyo si byanjye kujyana n'idata uzagira gute uzabigena. Bavandimwe, iyo dufite imbaraga z'umwuka wera, utwo tumanevure twose ntabwo tutugenderamo, ahubwo tureka mwuka w'Imana akatuyobora. Haleluya. Mwuka w'Imana akatuyobora, akatuyobora mu bushake bw'Imana. Rero Petero arabisize akurikiye Yesu. Noneho nyuma y'imyaka 3 Yesu arapfuye. Bihebye bashobewe kandi sabwe kazazuka ku munsi wa kangahe? Wa gatatu. Yesu arazuka koko ngo agende yereka abigishwa. Iyo usomye muri Yohana, Petero yari igitangaza. Yari igitangaza.
amakuru yatangiye gucicikana ko Yesu yazutse ameze neza. Petero ati muzi n'ibindi, uyu mugabo ibyo ntabwo twapfa kubyizera. Nyine yapfuye, ngo atafata ishundura yisubirira ku nyanja kugira gute, ngo n'abandi bigishwa nabo baramukurikira bagira hehe kuro. Ibyo kuroba abantu ababigize gute, ababivuyemo. Kandi Yesu yambwiye ngo nkuryanza kugira umurobyi w'iki, ariko kuko yagiye mu mubiri na kamere yavuye mu mwuka, yegura azashundura asubira hehe, ajya kuroba. Yesu ngo araza basanga ku nyanja, ngo asanga bakesheje ijoro ryose nta kintu. Ngo bana banjye se hari icyo mwabonye? Ati ntaki. Nibwo baje gushiduka babonye ngo uyu ni Yesu yazutse koko. Haleluya. Iyo turi mu mwuka bituma tugira amahoro, tukagira security, noneho bituma tudahagarika umutima. Haleluya. Ibituma rero iyo turi mu mwuka dukora ubushake bw'Imana, dukora ubushake bwa Data. Ariko iyo turi wacu mu mubiri, turi muri kamere, dukora ibyacu bya kamere, dukora ubushake bwacu. Kandi ubushake bwa kamere butandukana n'ubushake bw'Imana, butandukana n'ubushake bw'Umwuka Wera. Rero icyumweru cya Pentecoste nuko ngiye kwemera Mwuka Wera kugira ngo ubuzima bwacu, kamere zacu zipfe, ahubwo Mwuka w'Imana aba ari ukora mu buzima bwacu. Amen. Kugira ngo Mwuka w'Imana akore mu buzima bwawe rero, emera worohe. Haleluya. Oroha ureke Mwuka w'Imana akujyanaho ashaka, akujyanaho ashaka. Haleluya. Izi ni zo mbaraga z'Umwuka. Noneho Petero asize umwuka murara, agize murara. Yesu yazutse, turacyakomeje. Aragira ati nimuze tugiye ku musozi, bajya ku musozi Elayono. Arababwira ati genda ngiye hehe? Kwa Data. Nuko nimugende bigisha abantu, mubigisha ubutumwa bwiza, abaze muzabatize mu izina rya Data twese n'Imana ry'Umwuka Wera. Atari ko simbasize mwenyine, nzabohereza iki? Umufasha. Ati kandi nzagaruka ngire gute? Bajya. Yesu arambura amaboko arazamuka, ngo ararama arinda arenga ku bicu. Baramanuka bihebye cyane. Bagezeyo, bajya mu cyumba cyo hejuru, bajya kwikingirana. Nawe mbwira uri Petero, wasize inshundura, usiga amafi, usiga ibintu byose, umaze imyaka itatu wiruka inyuma y'umugabo, agiye umureba pe, kandi nta n'ikintu agusigiye, arabwiye gusa ngo nzakohereza iki? Ibyo gusa. Arigenera ati kandi nzakora nkujyane. Yasize umugore, yasize abana, yasize umuryango. Nawe ishyira mu cyimbo cya Petero, byagora gusubirayo, wagendana n'isoni nyinshi cyane. Ngo ariko barangije baravuga ngo nitwasura imiryango yacu dufite isoni, tugende dutegereze Yesu atweze wamufasha. Noneho bikubitana hano muri iki gice, tubona bikutana na wa munsi mukuru w'Abayuda bose bahuriye i Yerusalemu. Noneho nabo nk'Abayuda kandi bafite imiryango ya Kiyuda, nabo bagombaga kwifatanya n'imiryango bakajya mu munsi mukuru. Haleluya. Bakajya kwifatanya n'abandi mu munsi mukuru. Ariko bo bagira ubwoba, baravuga ngo, baribwira ngo nitujya muri abantu baratwica, nitujya muri abantu baraducyurira. Ibyiza rero reka twe kwifatanya nabo tugende, ariko nitujye kure yaho tujye hafi yaho ngaho. Muri bwo bese bigira inama, bagera mu cyumba kiraho hejuru, bigiraho hejuru, ariko bakajya bumva ibibera hehe? Hasi. Bakajya bakurikirana ibibera hehe? Hasi. Haleluya. Nyamara ubo bari bashaka kurikira biriya bivuje kuba ariko batabirimo. Nyamara isaha yo kuramukwa yarigeze, isaha ibyo basezanijwe yarigeze. Bavandimwe, mu gihe bikomeye ntibisobanuye ngo byarangiye, ahubwo ngo no bigiye gutangirira sasa. Haleluya. Igihe byanze ntuzagira ubwoba, aho ngaho niho Imana igiye kubizurira sasa. Haleluya. Igihe wacitse intege byananiranye wumva wagiye down, aho ngaho ni imbaraga z'Umwuka W'Imana zikubyurira zikaguhagurutsa. Haleluya. Igihe washobewe, wabuze ibyo kuvuga, wumiwe, wabuze n'ibitotsi, wabuze nayo gucira no kumira,
aho ngaho ni imbaraga z'umwuka wera zimanukira zigakora imirimo n'ibitangaza, ibyo abantu batibwiraga, ibyo abantu batekerezaga, akaba ari byo bikoreka uwo mwanya. Ibyo bikorwa n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Bajya mu cyumba bumiwe, bashobewe, bagiye kumva ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Baraho bashobewe, bagiye kumva umuriri, bati n'ibiki bibaye, n'ibiki bibaye. Haleluya. Ndiho ndumva umuriri wo gutabarwa, umuriro wo gutabarwa ku buzima bw'abera, umuriro wo gutabarwa ku buzima bwawe, umuriro wo gutabarwa ku buzima bwanjye. Nubwo ubona bimeze bityo, hari imbaraga ziruta izindi mbaraga, hari imbaraga z'umwuka wera zikora ibitangaza. Ndumva umuriri wa Pentekoste, ndumva umuriri w'umwuka wera, ndumva umuriri w'imbaraga z'Imana zije gutabara abana b'Imana. Haleluya. Umuriri w'imbaraga z'Imana zije gutabara itorero. Bavandimwe, nimone ibi byose bibera mu isi, ibi byose bibera mu isi, izi ntambara, izi nzara, ubukene, ubushomeri, ibyorezo n'ibiki, ibi byose birashaka kurwanya itorero. Nubwo birwanya itorero, ariko ntabwo badufite, imitima ntabwo ihagaze. Turumva umuriri wo gutabarwa, turumva imirindi yo gutabarwa, turumva umuriri w'imbaraga z'Imana zije kurengera abana b'Imana, zije kurengera itorero ry'Imana. Ntabwo babwibihe. Haleluya. Haleluya. Nubwo bitameze neza, none ejo bizagenda. Ntabwo babwibihe. Humura, Yes, ari ku ngoma. Boko kanya bumva umuriri uvuye bw'ijuru. Ngo ako kanya ngo bumva ikintu kimeze nk'iki, nk'umuyaga. Nk'umuyaga ngo bavandimwe, hari umuyaga wo gutabarwa, hari umuyaga wo gutabarwa, hari umuyaga wo gutabarwa. Humura, ufite Imana yawe. Humura, dufite Yesu. Humura, dufite umwuka wera. Nari mu ijuru, Data ari mu ijuru, Yesu yicaye iburyo bwe, ariko umwuka wera ari kumwe natwe. Kandi yaje aza nk'umuyaga aje kudutabara. Ndeka mwakira umuyaga wa Pentekoste ubatabara, ubarengere mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Ngo ako kanya ngo haboneka ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Ngo none ako kanya buri wese arebye mugenzi abona ari ikirimi cy'umuriro ku mutwe kimeze gutya. Umwe yareba akabona ikirimi cy'umuriro, undi yareba akabona ikirimi cy'umuriro, ariko undi atakiyumva. Ariko yamureba akabona ikirimi cy'umuriro, undi akabona ikirimi cy'umuriro, yanakora umuriro ntawumve. Muzi icyo bisobanuye? Mwuka w'Imana iyo yaje muri twe azana presence y'Imana. Haleluya. Haleluya. Azana presence y'Imana, azana kuboko kw'Imana mu buzima bwacu. Iyo presence y'Imana yaje mu buzima bwacu, iyo kuboko kw'Imana kwaje mu buzima bwacu, ubwoba n'ibyaha birimuka bikagenda. Noneho ugasigara wuzuye ubumana gusa. Uwo muntu wuzuye ubumana rero gusa niyo yaburara araseka, araryama agasinzira. Niyo bamubwira ngo ejo tuzagusohora mu nzu, umutima ntuhagarara, abazi yuko Imana yirahari. Dore impamvu abantu benshi basakuza, dore impamvu benshi bavuza induru. Ibintu by'umuriro byarazimye. Ibintu by'umuriro byagize gute? Byarazimye pe. Benshi ibintu by'umuriro byarazimye. Niyo mpamvu mva basakuza cyane. Yo turapfuye, bamvuze, bankoze, ndagiye. We shaka umuriro wa Pentekoste. We ururateza ibibazo kwera umuriro wazimye. Shaka umuriro wa Pentekoste. Amen. Bibiliya irambwira ngo umuriro w'Imana ntukazime ku gicaniro, uhore waka. Haleluya. Uwo muntu umuriro warazimye, nagenda yegeza umuriro yongere yacana umuriro. Haleluya. Mu gihe nk'iki cya Pentekoste n'igihe umuriro wongera kwaka.
umuntu arikoragaho ntawe wiyumve, ariko undi yamureba akawubonaho. Iyi imbaraga za Pentekoste, imbaraga z'Umwuka Wera zikuriho, abantu barabibona. Imbuto z'Umwuka Wera urazera, wera imbuto z'Umwuka Wera w'Imana. Kandi iyo umuriro wazimye nabwo turabimenya, ugira imbuto za kamere. Haleluya. Iyo umuriro ucaka turabimenya, tukubonera ku mbuto zawe, wera imbuto z'Umwuka Wera. Iyo umuriro wazimye nabwo turakumenya, tukubonera ku mbuto za kamere. Amen. Rero iki cyumweru reka izi imbaraga zongere zikore mu buzima bwawe. Uyu muriro wongere wake mu buzima bwawe. Kamere zacu zipfe, ahubwo twere imbuto z'Umwuka Wera. Umuntu uri umwuka ahari atanga amahoro, atanga ibyishimo n'umunezero. Kandi ntibivuze ngo intambara uzahura nazo akuzituriza uceceke. Urugamba si urwawe, n'urw'Imana. Urugamba ni urwa Yesu. Nimba hari umuntu ufite ibyago muri isi, nimba hari umuntu ufite ibyago bikomeye muri isi, ni umuntu urwanya umuntu uriho imbaraga z'Umwuka Wera. Umuntu wasizwe, umuntu w'amavuta y'Umwuka Wera, umuntu uri umuriro w'Umwuka Wera. Uretse na Satani ubwe nta mushobora, none ngo uzamushobora. Kenyera rero ukenyuke, kenyera uhure n'ibibazo n'amakuba. Reka mbabwize ukuri. Dushaka amafaranga ni meza, dushaka amazu ni meza, dushaka imyambaro ni myiza, dushaka icyubahiro ni cyiza, ariko cyane cyane dushaka imbaraga z'Umwuka Wera. Dushaka imbaraga z'Umwuka Wera zizaturengera abavandimwe, zizadutabara. Haleluya. Ngo kukanya ibintu by'umuriro biragaragara. Reka imbaraga z'umuriro w'Umwuka zongera zigaragara ku buzima bwacu. Amen. Twihutse. Ngo bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko mubahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyamadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, bari baje muri ya misi mikuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, ese aba bose Abanyagalilaya umahariyaga bavandimwe. Iyi imbaraga z'Umwuka W'Imana zaje mu buzima bwawe, nibyo nakubwiye ngo nta gusigara uko waruri. Ibintu birahinduka. Ngo bamaze kuzuza imbaraga z'Umwuka Wera, ikintu cyabaye cyambere batangira kuvuga mu ndimi nshya. Batangira kuvuga mu ndimi nshya, batangira kuvuga ngo mu ndimi zitandukanye. Iyo turaza kugera hara hepfo, njye namuzo nzibara nasanze ari indimi zirenze hafi 15. Ngo kandi ngo n'abana bakuriye i Galilaya ku nyanja y'iki y'Igalilaya. Ibaze nuko wavuga ngo umwana utarigeze urenga Gisenyi hari kara ku mazi ku Kivu Gisenyi, umwana wakuriye hari atarigeze agera n'Igoma, atarigeze Musanze, akavuga indimi 15, akavuga Igishinwa, akavuga Icyarabu, akavuga Icyongereza, akavuga ibintu byose atarize, ahubwo kubw'imbaraga z'iki s'Umwuka Wera w'Imana. Umwuka w'Imana arenze kuri adutitira ngo dididididi. Umwuka w'Imana arenze biriya dusimbuka tukarira. Umwuka w'Imana arenze biriya turyama tukarambarara. Umwuka w'Imana arenze biriya twishima tukanezerwa. Umwuka w'Imana akora ibirenze ibyo ngibyo. Umwuka w'Imana ajya muri business yawe akagufasha, business kaguka. Umwuka w'Imana ajya mu mashuri yawe akagufasha ubwenge ugatsinda. Umwuka w'Imana ajya mu muryango wawe agatunganya ibidatunganye. Umwuka w'Imana ntakorera hano mu rusengero gusa, akorera mu isi yose, akorera kuri marketplace, akorera mu miryango yacu, ahubwo tumutumire mu byacu byose bizagenda neza. Amen. Ngo barumirwa bose baratangara. Iyo Umwuka w'Imana yaje mu buzima bwawe akora ibintu, abustinga ibitangaza, araguhindura, akuvana ku cyava akakugeza n'ibikongo abantu bagatangara. Haleluya. Umwana wagiraga amanota 25 mu ishuri, umubyeyi akamurambikaho ibiganza akamusengera, umwana imbaraga z'Umwuka zikamanukira,
igihembwe cya mbere yatsinze, icya kabiri agaruka afite umwanya wa kabiri, yabari wa kabiri. Imbaraga z'umwuka wera zikora ibitangaza, abantu bagatangara. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'umwuka wera zikora ibitangaza, abantu bakagira gute? Iki cyumweru cya Pentecoste, imbaraga z'umwuka Imana zongera zikora ibitangaza mu buzima bwacu. Abantu baturebe batangare. Haleluya. Abantu baturebe batangare cyane. Haleluya. Ngo abantu bose baratangara. Reka abantu bose bagire bate? Batangare. Batangazwa n'ibintu n'ibitangaza by'umwuka wera mu buzima bwacu. Ariko nkunda mwuka wera. Ngo mbese bavuga si babandi banyagalilaya. Bazava ngo mbese uyu si wa wundi twari tuzi, ese uyu nguyu si wa wundi twari tumenyereye, ese uyu si wa wundi byagenze bite? Ntabwo babizi. Inyuma barabona uri wa wundi, barabona uvuga nka wa wundi, barabona ugenda nka wa wundi, ariko hari umugabo uruta abagabo, hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zaje mu buzima bwawe zishobora ibidashoboye we gukora. Munani, umurongo wa munani. None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Haleluya. Ibi ni ibitangaza by'Imana. Wari uzi ko wemereye mwuka wera w'Imana yakwigisha igishinwa ukavuga igishinwa? Wari ubizi? Ikibazo ni ukwizera guke tugira gusa, ariko mwuka w'Imana afite ubushobozi bwo kukwigisha igishinwa nta mwarimu wakikwishije, ukavuga igishinwa ukakidudubiza kurusha n'abakize, ndetse ukarusha n'abahavukiye. Wavuga icyarabu kurusha abavuga icyarabu. Abangaba bavuze indimi za gakondo z'abantu mu mahanga ya hehe, batarigeze barenga hehe, i Galilaya. Ibaze nawe tukumva uravuga igishinwa, uje hano uvuga igishinwa, baba ati akurebera ibyo avuga si ibyo yigirara, tukuva ngo shwishishira la ncaca, bati nibyo yigira. Ariko nyamara abantu bazi igishinwa baba ati yakidudubije yakimaze. Mwuka wera w'Imana ajya bishobora. Haleluya, haleluya. Nigeze kumva inkuru ya ubuhamya bwa Madomitira avuga ukuntu yagiye kuvuga ahantu ubutumwa mu bandi moko atazi ururimi rwabo. Ahageze mwuka w'Imana amuha kuvuga ururimi rwabo ngaho. Haleluya. We yavugaga mu rurimi rwe, mwuka w'Imana agasimura bo bakumva avuga mu rurimi rwabo. Mwuka w'Imana akora ibiri birenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Akora ibiri beyond. Mureke twemere mwuka w'Imana akore mu buzima bwacu. Haleluya. Nibyo ba data ni beza, abavandimwe ni beza, inshuti ni nziza, abakomeye ni beza, ariko mureke twisunga amaboko y'umwuka wera. Mureke twisunga imbaraga z'umwuka ziruta abo bose, zikora ibitangaza mu buzima bwacu. Ihuti. Komeza. Ongera. Genda ihute kabisa. Gera kuri 12. 12 aho. Ngo bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Hari igihe mwuka akora ibintu abantu bakayoberwa. Ngo bibayobeye baravuga ngo mbese ibi ni ibiki? Haleluya. Waruzi ko mwuka w'Imana ibyo ushaka imwuka yabikora mu kanya ko guhumbya abantu bakavuga ngo mbese ibi ni ibiki, bibaye gute, bigenze bite? Haleluya. Ngo bose barumirwa bibayobeye barabazanya ngo bati mbese ibi ni ibiki? Reka abantu bumirwe, reka n'isi yumirwe, reka abantu bibayobere, reka isi yoberwe, bayoberwe uko byagenze, bayoberwe ibyo ari byo, ariko ujye nawe tuzibanga n'imbaraga z'umwuka wera, n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Iryo ni ibanga twibitseho isi itamenya, iryo ni ibanga twibitseho abize batamenya, iryo ni ibanga twibitseho abadoktori n'abaprofeseri batamenya, iryo ni ibanga twibitseho abakomeye bo mu isi batamenya, iryo ni ibanga twibitseho. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo tumeze gutya dufite ibanga, tugenda n'ibanga. Haleluya. Umunsi umwe Umwami Imana azadutabara, umunsi umwe Mwuka wera azakora imirimo, umunsi umwe Mwuka wera azakora ibitangazwa, abantu bazumirwa kandi abantu bazatangara imirimo n'Imana ibitangaza abakoze. Haleluya, haleluya. Abantu bazumirwa batangajwe n'imirimo n'ibitangaza. Mwongere mwizere imirimo n'ibitangaza by'Imana. Murongo wa 13. Sose abandi barabanegura bati basinzihira. Aba contre 6 bazahoraho.
Haleluya. Abakontesi bazagira gute? Bazahora witwararike ni witwararike bazakuvuga tu. Uceceke uvuge ni ahandi bazagira gute? Nimba ari umugani mbacyo ngo wanze kuvugwa heze mu nda yahe. Sha uko nukena bazakuvuga kandi nukira bazakuvuga. Nuseka bazakuvuga kandi nubabara bazakuvuga. Abantu kuvuga bazahora bagira gute? Abakontresi bahozeho byabacanze babikuruye byabananiye gukwira mu bwonko. Imirimo y'umwuka wera nta muntu wayikwiza mu mutwe no mu bwonko bwe. Imbaraga z'umwuka wera zirenze imitekerereze ya kimuntu. Haleluya. N'uyu munsi wa none impamvu itoro dufite ibibazo n'abakristo bashaka gufata imirimo Imana ngo bayikwize mu bwonko bwawe ntibishoboka. Bashaka gufata imbaraga z'Imana ngo bazishyire mu bwonko bwawe ntibishoboka ntibizanashoboka. N'impamvu mubona abapagani benshi ibintu by'Imana babikerensa babituka babitesha agaciro nuko bashaka kwishyira muri logique ngo babikwize mu bwonko bwabo. Ntibyajyamo ntibyakunda nibizigera binakunda. Ibi ngibi bikunda iyo wizeye gusa. Haleluya. Bikundira uwizeye wabyizeye ni ubimenya agasobanukirwa amabanga yabyo. Bavandimwe gutabarwa kuraje. Dufite umufasha, dufite umujyanama, mwuka wera umufasha n'umujyanama. Tumwemera tuyobore azadukorera ibirenze ibyo abantu batibwira. Baranje bati poti yasinzihira. Bariza mugezo ngo bakwisahe mazina. Kozi ko bayatwitara. Bati bakwisahe mazina bakubuza iki? Kandi nibakuvuga nukababari. Nukababari. Burya umuntu nubona yagufatiye umwanya akuvuga. Agafata n'umwanya akajya kukubwira undi. Buri uzaba ukomeye. Uzaba ugize gute? Uzaba ukomeye kandi uzaba umuruta. Kuko utamuruta udakomeye ntabwo yakwita. Ari kuko ukomeye kandi umuruta niyo mpamvu akuvuga. Ahubwo nibikakubabaza ati uziko nkomeye wa? Uziko burya Imana yangiriye neza. Uheze icyubahiro uti Mwami Yesu warakoze kungirira neza cyane. Haleluya. Ubishimira Imana. Mbyukuri hari n'undi bataravuga ko ntago bamuzi. Ariko ubwo impamvu bakuvuga wowe nuko bakuzi. Ariko reka mbwize ukuri si icyo ngicyo ahubwo ni kiri muri wowe. Naho Imana ikujyana nibyo Imana igiye kugukorera. Ntukabazwe n'utwo tuntu tw'akanya gato ahubwo tumbiraho Imana ikujyanye. Ubwire mukabura ngo mukabana shorera umfashe ungezaho udatashaka kongera. Barangije ngo basinzihira. Biriyo yamwe ngo yari isaha ya sangapi? Ya saa 3. Wa munyabwo wacu Petero n'ababandi bari bazi igice baherereyemo, ntibari bazi aho baherereye, barababuze mu murwa, barabuze mu makaritsiye, barabuze mu nzira, ntibazi yo bapotereye, barihishe iyo ngiyo. Iyi imbaraga z'umwuka w'Imana zije zidukura mu byihisho zikatuzana ahagaragara. Mwakire gushirama. Isoni zikurwe iyo mwuka w'Imana yaje akura isoni ku buzima bwawe. Iyo mwuka w'Imana yaje ibihe by'isoni bikuraho, ibihe byo kimwara bikuraho, akuzanira ibintu, akuremera ibintu bikugira confidence, bituma ugira confidence. Ariko uzideni de uzi wafatiye ideni ku botike kandi ari yonze rucamo uva ku kazi cyangwa ujya ku kazi utangira guhiga indiziri. Ariko iyo wamaze kwishyura uhaca wemye. Mwuka w'Imana agiye kutwishyurira. Mwuka w'Imana agiye kudukura ibidutera isoni byose. Mwuka w'Imana agiye kudukura ibiduteza ikimwaro kugira ngo tugende twemye. Haleluya. Vuga ngo mwuka wera ngwino unkure w'isoni n'ikimwaro ngende nemye. Baba bari bihishe banono bashiza amanga. Petero avuza ashiza amanga. Avuga ashiza amanga ati ni twebwe. Ngo ako kanya amaze kubabwira iby'umuhanuzi Yoweri baravuga ngo turemeye noneho murakomeye. Nimba Yoweri yarabahanuye kera ibyo tategereje bisoye kuri mwebwe muri abantu. Turemeye Imana yanyu, twemeye Imana yanyu, twemeye Yesu wanyu. Ngo ako kanya hakizwe ibihumbi 3. Uwo mwanya hakizwe ibihumbi bingahe? Mu gihe babandi b'Abayuda bazanye imiba y'ingano n'imiba y'imizabibu, ako kanya mu kanya gatoya Petero we azana ubugingo ibihumbi 3.
azana imibiri y'ibihumbi bitatu, ariko bugingo bw'abantu ibihumbi bitatu abazaniye Yesu Kristo, abazaniye data. Iki cyumweru ni icyumweru cy'umusaruro mu bwami bw'Imana, mu buzima bwawe, ku itorero. Tugiye gusarura, si amaboko yawe, si imbaraga zawe, n'imbaraga z'Umwuka Wera. Umusaruro uraje. Petero yarazi ngo aruhari ivugira gusa, agiye kubona abona ibihumbi bitatu bigize gute birakijijwe. Muza avuye aho ngaho, muzasoma hariya hepfo, akiva aho ngaho ajya no gusenga ati none no mu rusengero ndajyayo sha. Akigera ku rusengero ngo asanga ikirema kiri ku irembo biti kiza. Ati mwaduha amafaranga, ati wahora gudusaba amafaranga tukayabara tugakorwa n'isoni, ariko ubu noneho twakira icyo uriti iki tisha igihe rero dusaba amafaranga tugakorwa n'isoni. Abantu bakatubwira ati nta mafaranga mu mpana, ati none ngiye kubereka, tujye kukwereka wowe nta feza dufite, nta zabu, dutumbire gusa. Icyo dufite tugiye gute? Dufite ikiruta ifeza, dufite ikiruta zahabu. Oh haleluya! Dufite ikiruta amazu, dufite ikiruta amafaranga, dufite ikiruta, dufite imbaraga z'Umwuka Wera, dufite Imana iruta byose, dufite imbaraga z'Umwuka Wera. Ati we dutumbire sha, ntujye ngo ni cyagihe ikiri kirabatumbira, uzere batumbira ngo hari kiri. Ati haguruka ugenda, undi yiteje wabona birakunze. Izo ni imbaraga z'Umwuka Wera, izo ni imbaraga z'Umwuka Wera. Pawulo avuga ngo nubwo tugaragara nk'abatariho dutungishije benshi, nubwo tugaragara nk'abapfu, nubwo tugaragara nk'isuzugurwa, ngo nyamara turi birangirire. Haleluya! Kubw'imbaraga z'Umwuka Wera turi birangirire. Ijuru rirakuzi, data arakuzi, Yesu arakuzi, abamarayika barakuzi, ijuru, ariko Bill Gates na Jeff Bezos ntago babazi. Simbizi mbabazi cyangwa batabazi, ibyo ntabwo mwitayeho. Gusa icyo nzi cyo nuko ijuru rituzi, uri ikirangirire mu ijuru. Ubundi se abo muri kati yo kukumenya bikumara iki? Reka ijuru rikumenye, uri ikirangirire. Haleluya! Kandi nabwo bazakumenya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndashoje. Ngo kukanya uwari uremaye agira gute? Arahaguruka. Izo ni imbaraga z'Umwuka. Avandi torero ntabwo tugomba kwisuzugura. Twahawe umufasha, mureke azaganze ubuzima bwacu, atuyobore muri byose. Mwakira umugisha w'Imana, mwakije muri. Reka soreze hano, n'ubundi natinzeho ndeje iminota n'irindwi gutyo, ntabwo ndi busenge, ngiye gusenga none nabatinze. Reka twakire umushumba azakareza, ngiye gusenga nabaraza hano.